Yes, ndabasuhuje. Ese kubera iki umuntu yitwa intwari? Ni impamvu ki ishobora gutuma umuntu yitwa intwari? Ni impamvu nyinshi cyane arizo ngira ngo tugerageze kuganiraho, kandi ntabwo ari cyo cyonyine, kuko hari umuntu dushaka ko tuganiraho umwe rukumbi. Ariyo mpamvu itumye nzana kino kiganiro uyu munsi. Mwagiye mwumva intwari nyinshi cyane, kandi nyinshi muri izo ntwari mwagiye mwumva ko bagiye bitwa intwari batakiriho. Twavuga nka ba Nelson Mandela, yes, tukavuga muri South Africa, tukavuga uwo bita Uwiringiyimana Agatha. Mu Rwanda twavuga uwo bita Patrick Lumumba, muri Congo muramuzi. Twavuga uwo bita Julius Nyerere muri Tanzania. Twavuga uwo bita Mahatma Gandhi mu Buhinde. Mwagiye mubamenya abo bita ba George Washington. Abo bose ni abantu bagiye bakora ibikorwa by'indashyikirwa, kandi byose bigira bituma umuntu abaho neza. Mbese mu yandi magambo, kugira ngo witwe intwari ni ukuba warakoze ibikorwa by'indashyikirwa kandi byiza. Ibyo bikorwa bikaba bituma cyangwa se bikagira ingaruka nziza mu mibereho y'ikiremwa muntu no kubaho kw'iki k'umuntu. Ariko nubwo twavuze abo bose mvuze mwabyumvishe ko bapfuye, murakoze cyane, mwese mwamaze kubyumva yuko bapfuye. Ariko abashakashatsi bakomeza bavuga yuko kuba intwari bidasobanuye kuba uri umuntu witabye Imana, kuko hari n'intwari zibaho zikomeza zikaba intwari, kandi bakaba intwari bakiriho. Twavuga nk'uwo bita Gaddafi. Ntabwo ubu ngubu ntabwo abantu bigeze bamenya yuko Gaddafi ari intwari yabo, kuko Gaddafi yayoboye mu gihe gikomeye cyane, mu gihe cy'amaga, ndetse aremerewe cyane, aho yari ku gitutu cy'abazungu hariya muri Libya, bakeneye ubutaka, bakeneye peteroli, bakeneye buri kimwe cyose ubutunzi. Kuko buriya nibakubwira Libya, iyo uvuze Libya, Liberia, ukavuga Tunisia, ukavuga Egypt, biriya bihugu byose ni ibihugu bigenda bikora ku butayu. Ariko nubwo bikora ku butayu, uba usanga mu butaka bwabyo habitsemo ikintu bita zahabu, habitsemo ikintu bita amadiyama, habitsemo ikintu bita gazi, habitsemo ibintu bita peteroli. Mbese ni ibihugu biba bikize bya danje. Uyu mugabo bita Gaddafi ni umugabo wayoboye mu gihe cyari kigoranye cyane, ndetse akaba yarayoboye mu gihe abazungu bari bakeneye igihugu cye. Ari nayo mpamvu kugira ngo ayobore byagoranye. Yari afite ingamba nziza cyane, ndetse izo ngamba ntabwo zari ingamba zo kugira ngo zizagere kuri Afurika yonyine, nako kuri Libya yonyine muri rusange, kuko we ingamba ze zari ukugira ngo zizagere kuri Afurika yose muri rusange. Aha twavuga nkaho yumvaga yuko twakora ifaranga rimwe, mbese yakora ifaranga rimwe, kandi kuko yari abifitiye ubushobozi, kuko kugira ngo ukore ifaranga mbere na mbere bigusaba kuba ufite ikintu bita zahabu ubitse zirusha agaciro iryo faranga ugiye gusohora hanze. Uyu mugabo yari afite amatoni n'amatoni y'amazahabu mu bubiko bwa banki yabo muri Libya. Ese kubera iki ubundi abantu benshi cyane bakunda kwibaza kubera iki Gaddafi byarangiye yitabye Imana? Impamvu nta yindi. Uyu mugabo bita Gaddafi, ibintu byose yakoraga, abazungu by'umwihariko, buriya abantu bajya batekereza yuko ngo colonization yarangiye, ariko ntabwo ariko bimeze. Colonization ntabwo yarangiye, ahubwo haje icyo bita neo colonization. Iyo bavuze neo colonization ni ukuvuga ngo ni colonization, ariko yo iri mu rwego noneho rudasanzwe, aho umuntu atapfa kugira ute kubimenya. Nk'urugero, araza ni umuzungu akaguhereza miliyoni 100, yamara kuziguhereza akavuga ati aya mafaranga miliyoni 100 nguhaye. Kandi ubwo nabingije mu kiganiro, kuko mwamaze kumva ko umwe mu bantu turimo turaganira wabaye intwari, kandi ayiba we akiriho, ntabwo yayibaye, kuko nubwo igihugu cye batabashaga gukomeza kubona ko uyu mugabo afite imbaraga muri we zo kuba yakora ibintu bihambaye cyane byatuma Afurika igera ku rundi rwego, ariko abaturage be ntibabibone. Ariko abanyafurika batari mu gihugu cya Libya bo bakomeje kugira ute kubibona. Nibyo nakomeje mbabwira, icyo bita neo colonization. Iyo tuvuze neo colonization ni yindi colonization iri mu yindi sura nshya. Araje aguhaye miliyari 5 z'idolari, arakubwiye ati izi miliyari 5 z'idolari ndaziguhaye. Ariko bimeze bite? Icya mbere, abatekinisiye bazaza kubaka uyu muhanda ni abacu, mwebwe muzazana abafundi
muzane n'abayede ariko abatekinisiye ni abacu. Bizagenda gute? Uwo mutekinisiye uwo mufundi wo mu Rwanda azahembwa ibihumbi 10 nk'uko bisanzwe. Murabizi, ndatekereza abantu mukunda gukora ibintu byo kubaka murabizi neza cyane ko umufundi ari inote y'ibihumbi 10, umuyede ni 5. Ariko wa mutekinisiye bazanye babita ngo ni ba engineers babo, ariko baza babise ngo ni abatekinisiye kubera ko baba iyo nyito abazungu kugira ngo berekane ko uwo muntu arenze, technician ararenze kabisa. Azaza afate ya mafaranga wa mufundi yahembwe, we bayamuhereje bayakubye inshuro 1000. Sinzi niba murumva icyo kintu. Ya mafaranga bakugurishe ngo uwubake wowe uzayabishyura, ariko nibarangiza bazagira ute? Bayatware. Ni nabyo bituma muri Afurika ubusanga ibihugu byinshi cyane bigoranye kugira ngo usange hari igihugu kidafite inguzanyo y'umuzungu. Ndetse ibyo nibyo Kadafi rero we yagiraga ngo biveho. Yarabate twebwe tuzashinga banke yacu, kandi iyo banke nimara kujyaho izakora iki? Nimba hari igihugu gikeneye kugira ngo kuko yari afite za zahabu muri banke, afite amagaze, afite amadiyama menshi cyane, akavuga ati igihugu kizakiza gisabe inguzanyo, hanyuma twebwe iyo nguzanyo tuyimuhereze, kuko n'ubundi ni igihugu, kandi tumuhereze ku cyo bita profit zero. Iyo bavuze profit zero ni hahandi uba usanga uzishyura amafaranga wafashe yonyine. Hari n'andi hano mu Rwanda hari amasosiyete menshi cyane atanga ibintu bijyanye n'inguzanyo, ugasanga amafaranga bari kugusaba ni makeya cyane. Ntabwo ntayahari kugira ngo tuyamamarize. Vuba ngaha tuzayababwira nihagira kampani itubwira yuko twayamamariza, hanyuma twamara kuyamamariza bakazajya bagira gute? Bakazajya bahereza abaturage nk'uko Kadafi yagiraga ate abikora. Umuzungu yahise abona ko icyo kintu cyaba ari ikibazo. Urumva, abazungu barabizi ko abanyafurika barenze, barabizi ko abanyafurika bafite imbaraga, barabizi ko abanyafurika bafite ubushobozi, yaba imbaraga z'amaboko, yaba n'imbaraga zo mu mutwe. Kuko nubwo mutajya mubimenya, hari abanditsi benshi cyane, buri abanditsi benshi cyane kandi b'abahanga, ntabwo bose ari uko ari abazungu. Kandi n'abafilozofi impamvu bagiye babaho nuko kiriya gihe nta mwirabura wahabwaga agaciro. Abafilozofi abenshi ngira ngo murabizi n'abazungu biragoye ngo uzabone umufilozofi w'umwirabura, ariko ntabwo ari uko nabwo batari kuboneka, nuko buriya kiriya gihe ntabwo abirabura babahaga agaciro. Ntabwo ariko byaba bimeze mu myaka y'1782, mbese muri kiriya kinyejana cya 16 17 ntabwo umwirabura yahabwaga agaciro cyane. Kuko nimba mubizi neza, umwirabura byibuze abirabura batangiye guhabwa agaciro mu gihe cya Revolution Americaine, mu gihe cya George Washington ubwo yafataga ubutegetsi. Niwe wavuze ati uya abantu bose reka dufate abirabura nabo tubaha agaciro. Muri Amerika wabaga usanga ari ikibazo pe, umwirabura nta gaciro afite, umwirabura akorera amafaranga makeya, umwirabura mbese yabaga ari umusha, icyo bita esclavagisme. Nuvuga ngo ni muri kiriya gihe ubwo wasangaga umwirabura nta gaciro ahabwa. Byaragoranaga kugira ngo ubone umuzungu w'umushakara, ntabwo byari gushoboka. Ahubwo akenshi wasangaga abacakara benshi cyane ari abirabura, apana umuzungu. Nta muzungu apfaga kubona ari umwirabura, ku buryo niyo habaga ikosa umuzungu akabyarana n'umwirabura, byarangiraga uwo mwana uvutse yishwe uko byagombaga kugenda kose. Ibyo rero byababaza abazungu. Twigarukire kumva yuko umwirabura nka Kadafi, kuko nubwo bari abantu baba Egyptian, Libyan, Tunisian, Moroccan, barabita ngo ni Moroccan. Bariya bose nubwo mubona wenda bajya gusa nk'abazungu, ariko ntabwo bisobanuye ko ari abazungu. Nta nubwo biriya bibita aba white man, kuko kugira ngo umuntu yitwe white hari ahantu babirebera mu mboni. Mujya mwumva imiryango myinshi cyane y'abahezanguni b'abazungu nko muyamenyekanye cyane muzi nk'abo bita ngo ba keke, akaba ari abantu barwanya uruhu cyane. Kumva ngo uri umwirabura ni ikibazo. Muri abo rero ntabwo bafata bari abanyaziya by'umwihariko, cyangwa se bano barabu ngo bavuge ngo ni abazungu. Oya,
abazungu ni bariya cyane cyane b'abanyaburayi baramwakunda kumva ngo ni aba Vikings, abenshi nibo bajya bavuga ngo ni abazungu bya nyabyo, abanyaburayi nyine to the white man. Ni ukuvuga ngo rero uyu mugabo Gaddafi byatunguye abanyamahanga kumva ko umwirabura agiye gukora ikintu nk'icyo ngicyo. Urumva nta muzungu nta mwirabura cyangwa se nta gihugu cyo muri Afurika icyo ari cyo cyose cyari kongera kujya gufata inguzanyo y'umuzungu kizishyuraho amafaranga, kandi amafaranga hano muri Afurika ahari bari bujya kwiguza amafaranga. Abazungu batangiye kubona bimeze nk'aho ari ukubigaragambyaho, mbese mbese ari ukubaca ku mugati, kuko arega ariya mafaranga batanga abazunguka kandi akunguka n'indonge nyinshi cyane, haba hazabonekaho profi nyinshi cyane, kandi nk'uko nabibabwiye amenshi baba batanze muri Afurika n'ubundi birangira bayasubije iwabo, kuko abenjeniyeri ari nabo batekinisiye babo nibo baza ayo mafaranga bakayatwara. Ubu usanga mu bihugu byacu harasigayemo amafaranga make cyane. Abazungu bakimara kubona ibyo bintu nta kindi kintu bagize gute, nta kindi kintu bakoze, bahise bashakisha ukuntu uriya mugabo avaho, akurwa. Iyo bavuze gukurwaho k'umuntu nyine murabyumva cyane, batangira guteza akaduruvayo berekana ko Gaddafi afata amafaranga, imitungo y'abandi yarangiza akagira ute, amafaranga yose yakabaye akoreshwa n'abaturage by'umwihariko bo muri kiriya gihugu yari ayoboye, bakavuga yuko yose ajya mu mufuka wande wa Gaddafi. Mbese batangira kumushinja umuyobozi utarebera inyungu ze, utarebera inyungu z'abaturage, ahubwo ibyo akora byose ari umuyobozi urebera inyungu ziwe gusa byonyine. Ibyo ngibyo nibyo batangiye kumushinja, kandi koko mwarabibonye byarangiye uyu mugabo yishwe. Wenda wowe ushobora gutekereza ngo ese bundi nicyo kimenyetso kigaragaza ko abazungu ariko niko biragaragara intervention cyangwa se imbaraga zikomeye cyane z'Abafaransa, intervention imbaraga zikomeye cyane. Hari abashakashatsi benshi cyane, hari ibinyamakuru byinshi cyane byagiye bigira gute, byagiye bibivuga. Kugeza ubu ngubu Afurika yose ihamya neza kuri ya mugabo ari intwari kubera impamvu runaka. Impamvu ya mbere ni ifaranga bari bagiye gushyiraho muri Afurika, ifaranga rimwe ryonyine. Urabona ari gihe usanga nk'amafaranga yo mu Burundi ari hasi cyane yarataye agaciro, ugasanga amafaranga yo mu Rwanda ari hejuru cyane, ugasanga amaganda ari hasi cyane, ugasanga yo muri Kenya ari hejuru. Ibyo nibyo Gaddafi yari arimo kugerageza gukuraho. Dushyireho ifaranga rimwe, iryo faranga turiho agaciro runaka, wenda twari kuryita ngo ni twari kuvuga ngo United cyangwa se African United, wenda rikaba ari ifaranga ry'ubumwe bwa Afurika. Iryo faranga rikazajya rikoreshwa kandi bakagerageza gukontorora value cyangwa se agaciro k'iryo faranga ku buryo ritabasha kugira ute kumanuka. Aho wari gusanga nimba idolari rimwe rivunza amafaranga y'amanyarwanda wenda 1600, ugasanga wenda idolari rimwe rirangana idolari rimwe wenda ryo muri Amerika rirangana n'idolari ryo muri Afurika, iyero rimwe rirangana n'idolari ryo muri Afurika. Icyo cyari ikibazo kitari gutuma abanyaburayi babyemera, abanyamerika babyemera n'abandi bose, kuko bo bifuzaga ko amafaranga yabo ari yakomeza agerejo. Ikindi African Union, buriya kuva habaye ikintu bita ngo ni African Union ntabwo yigeze igera ku nshingano. African Union yajeho ariko intambara zirakomeza, aho twagiye tubona Sudani yarwanye igacikamo ibice bibiri, hari iyo African Union. Aho twagiye tubona Congo habaye ikibazo cya M23, AFC M23, n'abakongomani bari bakeneye uburenganzira mu gihugu cyabo. Icyo gihe African Union mu mwaka wa 2012 yari hari, ariko nta kintu yigeze ikora, ntabwo yabashije kubikora. Bivuze ngo n'ubu tuvugana African Union iracyahari, ariko iyo warebaga wasangaga inshingano n'icyayizanye kugira ngo ikore bitari kubasha gukunda, mbese bitarimo biragira ute bikagerwaho. Impamvu bitagerwagaho niye ni kwa kundi ugahamagara wenda Uganda ukayibwira ati umusanzu mwemeye muuzane bikanga. Abantu benshi cyane mwagiye mubibona kuri EAC, East African Community, nayo ubwayo ugasanga abantu ngo bategereje bagomba gutanga umusanzu amafaranga yabo, kuko buri gihugu cyagiye muri uwo muryango hari amafaranga kiba kigomba gutanga, bagasanga ayo mafaranga ntago arimo aratangwa. Ni nibyo byabaga kuri African Union, ariko ku bwa Gaddafi we yumvaga ko bizaba byakemutse kubera ko yabaga agize ate afite amafaranga kandi ahagije, kandi none urumva Afurika yagombaga kuba ifite ifaranga rimwe. Ntabwo yabaga urumva iryo faranga ntabwo ryari guta agaciro, kandi kuba batanga umusanzu byari kuba byoroshye, kuko yagombaga kuba ifite umuyobozi uyiyobora umwe nka buriya mwumva ngo Amerika iyoborwa na Donald Trump, sibyo? Ubwo rero
ibyo byose ntabwo byababaje abazungu, birangira uyu mugabo akuwe ku ikarita y'isi. Ubu ntabwo ahari, ariko abantu bose iyo bicaye bakabona ibyo uyu mugabo yari agiye gukora bahita bamubona ko uyu mugabo yari umugabo w'intwari, ndetse imipangu yose yari afite Afurika yari imipangu myiza cyane. Ntabwo ari Afurika yonyine, n'iwabo muri Libiya nabo niko babibonaga. Ni iki kiganiro, ni igice cyacu cya mbere. Ejo nimugoroba tuzabaha ikiganiro cyabo cya kabiri.